ese ari umuntu ubona yitwara mu buryo budasanzwe iri kumwe n'undi muntu? Yego rwose ibyo bikunda kubaho cyane, umuntu wabona uri kumwe n'undi muntu akitwara mu buryo budasanzwe ku buryo nawe ijisho ryawe ribikwereka. Yenda akakubaza ibibazo byinshi cyane, akagaragaza impamvu cyangwa se impungenge cyangwa se akarakara cyane bucece. Yego rwose bikunda kubaho cyane. Hari igihe ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'ishyari ry'urukundo, cyangwa se mu Kinyarwanda cyeruye ibyo twakwita gufuha. Ariko ubwo ubonye video usanga ubonye igisubizo cy'ikibazo, cyangwa se usanga ubonye umuti w'ikibazo cyangwa se w'indwara yari yananiranye. Uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso 7 by'uko umuntu agufuhira cyane nubwo atabikwereka mu magambo, ariko kuri nuko aba agufuhira bucece. Icyo usabwa ni ukurikira video kugeza ku musozo, ukarushaho gusobanukirwa ndetse kumenya byimbizi. Byanangombwa wabona video ari abantu benshi yafasha ukayisharinga kugira ngo nabo babyungukiyemo, bityo tweze kubana 5 kuri 5. Kandi nkubita yuko ino video kugeza ku musozo hari amagambo meza cyane akomeye cyane ndetse yakubaka akagufasha mu rukundo. Niba munyemere mwe dutangire n'ikintu cya mbere. Naho rimwe ahora ashaka kumenya aho uri. Akenshi hagati y'abantu babiri bakundana, umwe ahora kundi cyangwa se amugenzura ngo yumva ahari n'ahaherereye, cyangwa se akamubaza ibibazo bya hato na hato, cyangwa se akamuhamagara nta kintu gishinga agiye kumubwira. Akenshi azakubaza ati uri hehe, uri kumwe nande, cyangwa se uri gukora iki. Nubwo buri gihe biba bibi cyane, ariko rimwe na rimwe bashaka kumva uko umerewe cyangwa se ukuntu umeze. Akenshi abenshi barabikeka cyane, bagakeka yuko ari ifuwe bitewe n'ukuntu baba baramenyereye cyangwa se n'ibyo baba baramenyereje kubakorera. Ariko kuri nuko rimwe na rimwe ntago aba ari ifuhe, ahubwo arya abanjyanga abanyamakuru yawe yumva uko umeze, anagusuhuze, yumve umumeka wawe cyangwa se yumve ijwi ryawe. Ariko yego yuko umuntu aziyumvisha yuko atari ifuhe, ariko kuri nuko buri gihe aba atari ifuhe. Naho kabiri, arababara cyane ivuze undi muntu ukunda, cyangwa se undi muntu ukunda kukubaza, cyangwa se ukunda kuba uri kumwe nawe. Iyo uvuze undi muntu ugukunda, umutima wawe urababara cyane kwenza nuko wabitekereza, kubera ko aba yumva yuko ugiye kumufura cyangwa se agiye kumugutwara. Ahita yumva ahindutse nubwo atabikwereka, cyangwa se nubwo yaba yishimiye tubona hari yunitse ku isura ye. Gusa benshi barayimenyereye, ariko akenshi ntago ari ugufuha. Ariko biragwa yuko uzavuga undi muntu mwakundanaga mbere, cyangwa se uwo mukundana, cyangwa se undi muntu mukunda kugendana ngareke kubabara. Arababara ndetse kugeza nubwo abikweretse, ariko akenshi harya abatari ifuhe rikabije cyane. Naho gatatu, ahora areba ibyishya ku mbuga nkoranyambaga. Akenshi usanga hagati y'abiri bakundana, cyangwa se hagati y'abakunzi babiri bakundana, umwe ashyira ikintu ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se agipostingaho, arebe yuko uwo mukunzi we yakirebye mu ba mbere. Akenshi uzasanga haba n'ikibazo gikomeye cyane, nasanga atagispostinze mu ba mbere, ikibazo gikomeye cyane. Akenshi azareba like za mbere, views za mbere, cyangwa se comment za mbere. Niba mu abo ba mbere nawe yaje, nasanga atajemo, ikibazo gikomeye cyane, barinde kuba babipfa. Abakurikirana byinshi kurusha uko bitekereza, gusa weho nubimenya cyangwa se urabyirengagiza. Naho kane, akunda kwitaho cyane. Hagati y'abantu bakundana babiri, cyangwa se yagufuhira cyane, akwitaho, akugura ibyo ukeneye byose, akakugurira ibyo ukeneye byose, ariko akakurinda kujya mu bandi. Akenshi uzasanga ati abantu bakundana, cyangwa se iyo umuntu agufuhira akubuza uburenganzira bwawe bwa hato na hato, kandi biriya saba ari byiza abaye na gato. Iyo umuntu agufuhira by'ukuri akunda kukurinda ndetse no kukwitaho, gusa ntibiba bihagije, kubera ko hari uburenganzira bumwe na bumwe aba yakubujije. Naho gatanu, nakora kubura igihe kirekire. Iyo mutavuganye iminsi mike, atangira kubabara cyangwa se atangira kukubaza impamvu, kubera ko icyo waramumenyereje nicyo akora. Ni ukuvuga ngo akeka ko wagiye mu nshoreke cyangwa se indayi runaka, kuko aba yaramenyereye kuba uri hafi ye, cyangwa se kuba uri hafi ye cyane. Niyo mpamvu rero agira ikibazo gikomeye cyane. Iyo umaze isaha imwe cyangwa iminota mikeya utamuvugisha cyangwa se atakubona, yumva yuko hari ingeso wagiyemo zitari nziza, bityo bigatuma aguhamagara cyangwa se akubaza impamvu utamuvugishije. Naho gatandatu, ashaka kuba umuntu wihariye kuri wowe. Ntashaka kuba nk'abo bose bari hanze aho, ashaka kumva ko afite umwanya udasanzwe mu buzima bwawe, mbese ashaka kukumenya kuruta uko wiyizi. Niyo mpamvu rero atari byiza cyane. Gusa ifuhe ritoya ntacyo ritwaye, ariko ifuhe rikabije rigira ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'ubuntu, ndetse nawe ubwawe birakwangiza. Naho karindwi, arabisha ariko ibikorwa bye bikamugambanira. Bigoza n'umurongo wanditse muri Bibiliya ngo aho umutima wawe uri niho ubutunzi bwawe buri. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu aguhaye umwanya munini cyane n'ibitekerezo byinshi,
akenshi umutima we uba uri hafi yawe cyane, gusa benshi barabibona cyangwa se turabibona ariko tukabyirengagiza. Si ukuvuga yuko tuba tutabibona, tuba tubibona ariko tukabyirengagiza. Hakabaho akantu ko kwirengagiza. Gufuhira cyangwa se gufuha si buri gihe aba ari ikimenyetso cy'urukundo, ariko iyo bijyanye no kwitaho ndetse no kubaha bagenzi bawe bishobora kubereka yuko afite amarangamutima akomeye cyane kuri wowe. Ariko nanone kagira akantu nkwibarize, ni ikihe kimenyetso ubona kigaragara cyane cyangwa se ni ikihe kimenyetso ubona kigaragaza ishyari ry'urukundo kurusha ikindi? Twandikira muri comment twiganirire turushaho kunoza umubano n'urukundo. Iyandikishe kuri kutavugwa, ukanda subscribe na like ndetse no kundajya kugira kutazacikwa n'indi video izakurikiraho, kubera ko iyo video izaba ikomeye cyane. Tuvuga ibimenyetso birindwi byica trust mu rukundo cyangwa se byica relationship mu rukundo. Gusa benshi bagerageza babizi cyangwa se bakagerageza batabizi. Gusa icyo nagushishikariza ntuzacikwe, kubera ko izaba ikomeye cyane rwose nta kabuza. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.